muri zone y'intambara yego byitwa collateral damages cyangwa se dégâts collatéraux. yego Ibyo ntacyo bivuze. Ibisenyukira mu ntambara bifite uko amategeko mpuzamahanga bigena. yego Biba bisenyukiye mu ntambara. Niyo mpamvu mujya mukinisha kujya mu turere turimo intambara. Ntabwo ugenda apfa gukinira mu karere karimo intambara kuko ntuzi nka za Al Jazeera zose z'abanyamakuru yego zisiga banarazi batanze kandi ugiye muri misiyo y'iminsi 3. yego Urumva ukuntu baha agaciro zone z'intambara. Bazi ko byanze bikunze mu karere k'intambara ushobora gupfira isaha yose. yego So abajya muri izo zone simo nshaka kuveba ariko abantu bajye banazirikana ko akarere kacyanditse mu ntuze muri kakibarurwa mu duce tw'intambara. Il faut faire attention ko iyo uguyemo witwa ko nawe ubaye ugiye muri izo dégâts collatéraux. Radar yarayibonye urumva kubera ko bafite grid coordinates z'ikibuga cy'indege cya Minembwe ntago bagomba kugeza kuzipapira. Drone irafotora ihereza Sukhoi irazirarasa. Gasita niwe utwaye iyo ndege ya Sukhoi. Gasita niwe utwaye wayoboraga drone. Gasita niwe wafashe amafoto ku kibuga cy'indege warasiwe. Gasita bamuzanye mu ndege na Munagari. Kuvuga ngo yatanze amabwiriza guhagurutsa Sukhoi igira ngo niyo Minembwe. Byagenda gute? Indege n'igitero cy'indege ni ikintu gikomeye cyane. Kizamo abantu bakomeye ku buryo Gasita zero. Ntabwo Gasita ngo yagaba indege. Niba ari squadron cyangwa se haje n'indege imwe. Hari n'ibindi byakozwe tutazi. Ziba ari kakajugujugu cyangwa n'izindi ndege ziyoborerwa hasi ku butaka ubundi dukeneye kumumenya. Yego. Gusa buri uhereye nko kuri komanda wa zone de défense nk'amasunzu. Namuvugaho. Ako ntwabwo mbwira Gasita ni Gasita. Gasita aho ngaho. Gasita ari general ariko rukabye nawe. Ni general ashinzwe iki? Ni general nyine. Ntacyo ashinzwe. Uretse ko numvise marshal n'ujya uvuga ngo amapeti ya hariya ngo bose bitwa ba general. Wapi? Haraba bakomeye. Nyine abenshi ariko. Haraba yaharaniye. Nese nk'ubu ngubu bizi ko ubushize twavuze witwa Rukumeta marshal ati uwo ni n'ubwa mbere mumvishe nta nuwonzi. Kandi oya, impamvu giye navugaga biriya ntugutebya. Ntuvuga nta muntu witwa Rukumeta wa general. Yakumitaga ibikize. Ariko ngo nibyo rose. Yarimo kumita ibiki. Urumva hari n'abitwa bamarayika. Abitwa abanyagutumba wa mugana wa ntuze. Mugisha no bita ngo bitanya gutumba. Urumva? Yego. Hakaba bagwidoshi marayi. Ngo ni general. Bajire. Jire mu mbare general. Niba ari mwirambwe. Jire mwirambwe n'uyobora ingabo za Kongo. Umukuru we. Niyo mukuru wa FARDC. Ikibazo muri Butembo n'abagande bahari. Igiteye ikibazo muri Beni ni UPDF ideployinzeyo. Ugomba kurwana nayo witonze. Cyangwa nta mpamvu yo kurwana nayo. Urumva? Ikindi cya kabiri wenda ndabizi kuri bukimbazeho niyuvira bavuga. Ndakubwiza ukuri kwanjye. Kutari ukuri nagize ahandi mvoma. Muzacunge neza nk'abanyamakuru. Yego. Murebe ibintu sigaye mbona mu Rwanda n'u Burundi. Iriya uvira ushobora kuba ufite ukuntu wenda aba bantu iriya uvira ushobora kuba ufite ukuntu yapangiwe muri diplomasi. Ntabwo mvuze ko u Rwanda rwana muri Kongo abantu babyumve neza ariko nanone simvuze yuko niba ubuyobozi bw'u Rwanda bwarigeze kubaza abarundi bati koko muzajya muri Kongo bati ntaho tuzajya nyuma bakajyayo icyo gihe ntabwo wambwira ngo defense yo muri Kongo yego intambara zibera muri Kongo uko utari umwe ngo ntacyo zirebaho u Rwanda kandi tubona u Rwanda ruri mu biganiro za Kongo ni nako utambwira ko abo peretingirayo iri ku kapitali ku birometero 2500 none se Air Force indege za Kongo ziramutse zibikwa Kinshasa i Burundi hagashya sibyo kajugujugu kwanza ntiyava n'Kinshasa ngigere muri Stade DRC byayisaba nk'iminsi myinshi igenda igwa hano iruhuka ihora igira gute nta ndege direct ya kajugujugu yava hari ngigere hano yego ntago bikunda ubundi ubwo yajya kuzimya Bujumbura iyi Kigali itarazimije kera la proximité compte toujours umuntu muturanye burya kumubwire Sandrine umuntu muturanye y'umwitondera kuzanyira kose muraturanye ko byagenda kose abagomba guturana nawe ntaho yakwimukira so ntawe mbwiriza rero nta n'ushyira agahato muri ibyo byose ariko u Burundi n'u Rwanda bose birebye bakakora ama introspection buri gihugu ku kindi bakava mu bintu bidahwitse bakajya mu bihwitse byamera neza ubwo rero abaturage bitonde bambaye ahaga bitonde niba bajye bavuga baziga niba generali baratuza ari mu Rwanda urumva wembaye ahagure guprofita ukazana kubwiriza ubutumwa ne bukibugira ntabwo akigira ariko muri bwa mukamyemo kuko ivanjira asigaranye n'inkeya asigaranye amatiku gusa urumva yuko yakwiye gufatiraho ntabwo je nabone bifite rapprochement nk'ingi ngo nkomeze gutera amagambo uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu
igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye serivisi zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Rob's Meadows Villa Apartment niwajura igisubizo. Hari umujenerali nabonye witwa ngo Gasita Olivier, uramuzi? Izina ndyumva ariko sizingura mu Kibungo. Nabonye ari wo mu Banyamurenge. Rero amakuru nagiye mbona nuko ngo byemezwa ko ari mu batanze itegeko ryo kurasa indege yindi twavuze, uri kuvuga utishobora no kuba ririmo intwaro cyangwa se imiti uri ku mpande zombi, ndetse iminembwe yoherejwe gufasha Masunzu guhangana na Twirwaneho na M23 muri iki gihe. Bari kwikanga ko ngo isaha n'isaha M23 ishobora gufata uyu mujyi wa Uvira. Niwe rero watumye aba babiri nibo batumwe kugira ngo bagenda mu minembwe. Ariko Marshal nawe ati rimwe na rimwe atari icyo ntemera ufata impande zombi kandi which is good. Ati hari n'igihe usanga iyi ndege ibirimo intwaro kandi koko mu ntambara nabyo birashoboka, ariko nkibaza indege irimo intwaro iyo irashwe bishobora kuyobekana ko izo ntwaro zirimo, kuko mu byo twabonye FARDC itangaza ntago twigeze tubona bavuga ko intwaro zari ziri muri indege. Ibyo byose muri zone y'intambara byitwa collateral damages cyangwa se dégâts collatéraux. Yego. Ibyo ntacyo bivuze. Ibisenyukira mu ntambara bifite uko amategeko mpuzamahanga bigena. Yego. Bisenyukiye mu ntambara. Bano mpamvu mu ndemo namukinisha kujya mu turere turimo intambara. Ntabwo ugenda apfa gukinira mu karere karimo intambara, kuko burya ntuzi nka za Al Jazeera zo z'abanyamakuru. Yego. Zisiga banarazi batanze kandi ugiye muri mission y'iminsi 3. Yego. Urumva ukuntu baha agaciro zone z'intambara. Bazi ko byanze bikunze mu karere k'intambara ushobora gupfira misale yose. Yego. So abajya muri izo zone simo nshaka kuveba, ariko abantu bajye banazirikana ko akarere kacyanditse mu ntuze muri kakibarurwa mu duce tw'intambara. Il faut faire attention ko iyo uguyemo witwa ko nawe ubaye ugiye muri izo dégâts collatéraux. Yego. Rero iriya ndege nta birenze. M23 amabombe yateye ubu yabuze ibintu yasenye. Wese yatera amabombe ntabwo kubizu ntabwo no kukiri ibintu nk'ibyo ngibyo. Oya. Abantu 800 bapfuye muri Goma nkuko M23 byemera, si urugambi rwanamo na leta. Nese abantu 800 bakeya. Nahoze mvuga batanga cya kiganiro babisimwa, ariko intambara ni icyago. Uzi ko umuntu avuga ngo hapfa abantu 800 akabagira bake, mu gihe leta ivuga bitatu ukagira ngo 10 ukagira ngo 10 byari zitegetswe gupfa. Yego. Kuki se abantu batumva ibintu nk'ibyo? Iriya ndege rwose, iriya ndege kuraswa kwayo yarashwe nk'imodoka zarashwe, iraswa n'iki byaraswe, yasigwamo ifu y'ubwigori, yasigwamo ibibombe n'iki. Ibyo byose se bivuze iki mu ntambara? Abakongomani bazasohoza intambara. Ikindi uwo Gasita bavuga ngo yaje kurasa indege no kugira gute. Iriya ndege se uko biri kose yari offensive. Yarashwe n'indege ziri offensive, yarashwe na Sukhoi n'amadrone. Ariko ntabwo yari ku level indege y'intambara. Yego. So yashije ikibonobono. Biriya bintu muri Kongo impamvu babikora kuriya, aramutse anagize uruhare mu kurasha iyo ndege. Ariko kurasha iyo ndege byanavuye ku makorodone FARDC yari ifite. Radar yarayibonye, urumva? Kubera ko bafite grid coordinates z'ikibuga cy'indege cya Minembwe, ntago bagomba kugeza kuzipapira. Drone irafotora ihereza Sukhoi irazirarasa. Gasita niwe utwaye iyo ndege ya Sukhoi. Gasita niwe utwaye wayoboraga drone. Gasita niwe wafashe amafoto ku kibuga cy'indege warasiwe. Gasita bamuzanye mu ndege na Munagari. Kuvuga ngo yatanze amabwiriza guhagurutsa Sukhoi. Ngewe uko mbizi ko mbitekereza muri commandement, ntabwo guhagurutsa indege y'intambara chef d'état major atabizi mukuru. Niyo yaba kajugujugu ntiwanayatsa. Ndetse hari nabo babishyira ku rundi rwego, ku buryo indege nkenga itahaguruka na perezida atahawe sinyare. Yego. Sibyo? Ese igihe uyihagurukije bakayiyobya mu bipimo byayo, bamara kwiyobya ikagenda ikasanga Bujumbura igira ngo niyo Minembwe, byagenda gute? Indege n'igitero cy'indege ni ikintu gikomeye cyane, kizamo abantu bakomeye ku buryo Gasita zero. Ntabwo Gasita ngo yagaba indege kandi umva gafatanyije na Masunzu. Ibyo ngibyo ni nkuko wavuga uti nawe ntiyabibasha. Niyo bavuga uti n'umukaporari uri nabo barafatekanije. Nese bazi ko
uwakanze buto iyo ndege ikagira bazi peti rye wenda ni soruda ubwo se tuvuge ngo nabe barafatikanyije ibikorwa by'intambara byitirirwa abakomanda bakuru ntabwo utangira gushyiramo bagasita usita uvuga abantu nk'abo bagasita general akaba ari umuntu ukomeye never general umuntu ukomeye se byahe general mu gukomera kwe utava mu gace ayobora ngajya mu gace kundi mu general ayobora chef d'état major atamuhaye uburenganzira hako mujya bumenya ukuntu ibihugu byubakwa n'ibisirikare cyagisikamenya na kajagari nk'abasivili igisirikare ntabwo gikora mu kajagari ngo masunzwe ngo yabyuka akiborosa agakora siporo kaje mu gateya hanyuma yagira saa 3 ngo muhagurutse drone ibyo uzabibwira abasivili ntabwo mba muri ubwo buzima gasita nta komanda afite ku ndege n'amasunzu nta komanda afite ku ndege indege yasukwe ntiyaguruka general Mwirambwe atabizi kandi atamenyesheje Tshisekedi tujye tuva mu bintu bimeze nk'ibya gisivili icyo ndacyemera ntabwo indege ikinishwa indege y'intambara nakubwiye ngo ishobora guhaguruka ku airport ikikanga bayivangiye muri korodone zayo ziyigurutsa yego ikagenda ikarasa Kampala gusa uko yagera uretse ko wenda essence yayishiriraho yego icyo gihe igiye ikarasa igisoro ikambuka ikarasa irubavu ikarasa hose byagenda gute ke skandal yabyara kaga indege yaguruka perezida bizi atanze oda ngo go ahead muve muri gasito ngo none se Masha nubundi ntago ntekereza ko nese urumva ubundi indege yahaguruka perezida atabizi nyine ariko izo ndege zikoreshwa n'abantu ntabwo abantu twitaye kubamenya rero twebwe kuko hari n'uwayogeje hari n'ufunze amapine neza n'uwarodinze ayo makombora kurodinga amakombora no kugenda yacomeka ku mbunda izi ndege ntabwo nkeneye kumumenya yewe yego kuko muri yo anje harimo benshi muri squadron n'indege niba ari squadron cyangwa se haje n'indege imwe hari n'ibindi byakozwe tutazi ziba ari nk'akajugujugu cyangwa n'izindi ndege ziyoborerwa hasi ku butaka ubundi dukeneye kumumenya yego gusa buri uhereye nko kuri komanda wa zone de defense nk'amasunzu namuvugaho ariko ntabwo mbwira gasita ni gasita asita aho ngaho gasita ari general ariko ntukabyo nawe ni general ashinzwe iki ni general nyine ntacyo ashinzwe uretse ko numvise Marshal n'ujya uvuga ngo amapeti ya hariya ngo bose bitwa ba general wapi hari ababakomeye nyine abenshi ariko hari abayaharaniye nese nk'ubu ngubu bizi ko ubushize twavuze witwa Rukumeta Marshal ati uwo ni n'ubwa mbere mumvishe nta nuwonzi kandi oya impamvu ugiye navugaga biriya ntugutebya ntuvuga nta muntu witwa Rukumeta wa general yakumitaga ibikize ariko ubwo nibyo rwose yarimo kumeta ibiki urumva hari n'abitwa abamarayika abitwa abanyagutumba wa mugana wa ntuze mugisha no bita ngo bitanya gutumba urumva hakaba bagwidoshi marayi ngo ni general bajire jire muri general se niba ari Mwirambwe jire Mwirambwe no yobora ingabo za Kongo ni mukuru we niwe mukuru wa FARDC yego so ubu rero aba general muri Kongo babaye nk'inda mu nkambi y'impunzi urumva yego poto ni benshi uretse n'ubwinshi nta n'ikijyamo nubwo yaba n'umwe ubu usanga bati inkonda si cyo umujenerali uti inkonda baho ibintu byo muri Kongo ariko wagera muri Kongo kubona generali agenda ayihagarika ku muhanda abana batoya bakiri batoya babatinijazi ashobora kwihagarika mu muhanda akagenda yandika izina rye agenda agira gutya n'abajenerali muri Kongo barabikora ibyumba baranugera muri Kongo bya gasita ngo barasita none se Masha ikiganiro ikindi waburetse ikindi nshaka kubwira abantu yego rwose urabona iki kirahuri cy'amazi utari bubyumve agenda afata ikirahuri cy'amazi bitatu biraza kumufasha militarire mu buryo bw'intambara operationally mu buryo bwo kurwana tactically mu buryo bw'amayeri intambara muri Kivu zombi ararangiye bivuga ikintu giteye ikibazo muri Butembo n'abagande bahari igiteye ikibazo muri Beni ni UPDF ideployinzeyo ugomba kurwana nayo witonze cyangwa n'impamvu yo kurwana nayo urumva ikindi cya kabiri wenda ndabizi kuri bukimbazeho niyuvira bavuga ndakubwiza ukuri kwanjye kutari ukuri nagize ahandi mvoma muzacunge neza nk'abanyamakuru murebe ibintu sigaye mbona mu Rwanda n'u Burundi iriya uvira ushobora kuba ufite ukuntu wenda aba bantu iriya uvira ushobora kuba ufite ukuntu yapangiwe muri diplomasi ntabwo mvuze ko u Rwanda rurwana muri Kongo abantu babyumve neza ariko nanone simvuze yuko niba ubuyobozi bw'u Rwanda bwarigeze kubaza abarundi bati koko muzajya muri Kongo bati ntaho tuzajya nyuma bakajyayo icyo gihe ntabwo wambwira ngo defense yo muri Kongo intambara zibera muri Kongo uko utari umwe ngo ntacyo zirebaho u Rwanda
kandi tubona u Rwanda ruri mu biganiro za Kongo ni nako utambwira ko abo peretingirayo badashobora gusaba cyangwa bagahabwa ibitekerezo ku bibera hariya byose ahangaha sinzi ukuntu bivuge ariko kugira ngo mbone general de brigade baratuza bari gasipari hano mu Rwanda arimo ataha inzu z'abakene n'iki byose n'amatera n'ibikoresho byose akaza kubihindura ibintu byoroshye ntago bikunda uriya musenateri uvuye mu Rwanda icyamuzanye cyari kimuzanye n'icyamusubijeyo yego ubona ko hari ibintu rero impamvu mbivuga gutya muri geopolitique muri geopolitique ntago ushobora kuvuga hari umurwa bita Riyadh wo muri Saudi Arabia n'umurwa bita Port Sudan wo muri Sudan yego umuri hakurya y'inyanja itukura undi hakuno y'inyanja itukura hari imijyi nka Kinshasa na Brazzaville imijyi ituranye abantu barabizi hari imijyi nka Goma na Rubavu imijyi ituranye abantu barayizi hari imijyi nka Bukavu na Rusizi muri geopolitique ntabwo wambwira ngo iyo muturanye gutyo ngo hakurya hagomba kubera ibintu wowe utumva uri hakuno urimo kuntega amatwi rero abantu bajya banarasana impamvu y'u Burundi guca akarongo kuri Uvira u Burundi bugomba kuba bwa understanding urumva ibintu bibera Uvira byanze bikunze yego niyo mpamvu rero aho ngaho n'inshuti zizamo n'abavandimwe kugira ngo iyo understanding yumvikane neza yego iriya Uvira izafatwa na diplomasi harimo akantu imbunda muri Uvira ntago byoroshye kuko no kuvuza no guteza urusaku n'induruburi mu bikari byantuze no mu marembo ya Ndayishimiye y'u Burundi kandi nta gihugu cyishimira ibintu nk'ibyo kuko urumva umurundi yabuze ikibiriti ajya kurahura muri Uvira umunyabuvira en fait mu ijambo rimwe ntaza kubitindaho Uvira igomba kuba ari contrôlé mu buryo butari antagonique n'u Burundi yego kandi abarundi ntihagira antagonisme ituruka i Burundi iza muri Uvira ni inzira ndende rero niba babisimwa baraganiraga n'abarundi urumva yego ibihugu byanabafasha bakongera bakaganira ubundi se bari bagiye kuganira iki kuki bataganira kuri Uvira se n'ubugi igomba kuba contrôlé eida Burundi bukavuga buti turakirira cash dore shoboje ataramara kutwishyura ntabwo dushaka induru hafi y'umujyi nitumara kuyamaramo tuzababwira muze mukemura ibyanyu noneho bakaboneraho bagaturana neza byose birashoboka ariko nkurikije ukuntu nakoze mbona mu myaka ishize nk'itatu n'itanu abarundi barasabotaga ibikorwa bibera mu Rwanda yarayaza guterana abadepite abarundi ntibazi n'abakongomani byagira gute ntibazi ntibagire gute ubu ngubu ukabona ukuntu baberewe kubona umujenerali w'umurundi ku butaka bw'u Rwanda igihugu cyavuga ngo muzacahasha ducanga haba ikintu cyakoretse diplomasi y'abarundi n'abanyarwanda ijya gusa kandi burya ntabwo ibera ku mihanda no ku karubanda burya abarundi n'abanyarwanda bajya gusa ku ndangagaciro ntekereza ko haba hakozwe byinshi ariko ntabwo biriya bintu n'ikintu gikomeye cyane hashobora kuba ariho rero ubu hasigaye kuzafungura za ngufuri z'amagare bafungisha imipaka ariko kuko nabo bumva atari ishema kuza badakoresha imipaka buriya ni nko kwitsinda muri make ni nko kwiguranya kwitsinda bazabikemura ubundi bapfa iki ubundi babare gufatanya bakajya niba ari no kurwana bakayirwanira hamwe baherekeza Kabila barajyanye Jean Desire Kabila none u Rwanda n'u Burundi byirirwa bicagagurana k'Israel ihora ijyana na Amerika n'Ubwongereza aho bagiye kurwana kuko abarundi batajya barwana bajyana n'abanyarwanda n'abagande bakajya kurwana bagira n'icyo muka bakacyungukira hamwe ubu n'amasezerano u Rwanda rurimo gusinya n'abandi bahita bacomekaho kuko ari mu bucuruzi yego babure kuza vuba bagacomeka bari aho ngaho gusa buriya wacomeka harimo amadolari menshi iyi diri y'u Rwanda na Amerika irimo amadolari menshi cyane uzi ubwenge wahita ukaminga down urumva ukavuga uti dore nanjye nzanye ntuze multiplize nawe ugacomeka aho gacuruza isi n'ubucuruzi Sandri yego isi ni gucuruza amatika akajya ku ruhande none u Rwanda rwicaye Washington rwonyine abandi nabo baza bari guta barwomeka n'abandi bakarwomeka kandi u Rwanda ntabwo rujya rwanga ku branding abandi kuko u Rwanda Perezida Kagame yagiye mu nama bita IPAC ni inama ya lobbying y'abayahudi bo muri Amerika ariko bivuga ko nubwo yagiye muri iyo nama ari mu perezida wa mbere wa Afurika wigiyemo uwa kabiri wigiye muri Tshisekedi kandi kuri diri y'u Rwanda wakoraga na Kongo mu ntangiro ibintu bikimeze neza nkuko Faustin Bise rero umujyanama Tshisekedi yabitangaje ibitangazamakuru harimo kubakira Tshisekedi nyine izo adresse urumva gushaka abashoramari kumuhuza n'ibihugu bikomeye kugira gute u Rwanda rwari rufitemo iyo diro ngo kujya muri IPAC urumva bishoboka ko u Rwanda rwabigizemo uruhare nibyo nakubwiraga kare tuvuga ngo muri Algeria na Maroc bari mu mpaka zivuga ngo
hari ukuntu ujya kugera ku bihugu bikomeye muri iki gihe ukaba ushobora kunyura ku Rwanda kugira ngo deal yawe iri butungane kandi kuko bigakunda. U Rwanda uribuka na Zimbabwe bavuze ko u Rwanda rwahaye deal ya miliyoni 400 z'amadolari Zimbabwe yo guha abaturage amashanyarazi y'izuba mu minsi ishize nabyo warabyumvise. Ntabwo u Rwanda rwikubira rero. U Rwanda rwagiriye inama Tanzania yo kubyutsa Rwanda Air, Tanzania Air bafite ubwoba mu gihe cya Magufuli. Ubu Air Tanzania imaze gutera imbere, baguze n'indege zikorana n'imizigo na buri kimwe cyose. So iyo politiki y'u Rwanda yose ntekereza ko rwajya rujya kuyikora muri Zimbabwe nk'iriya mirasire y'izuba yari kujya mu Kirundo, urumva par exemple, undi akaza ati mu Kirundo ntimuzi ibyahabere. Ibyo se bimaze iki? Ayo maderesi yose arimo gucika, urumva abantu baratumirwa yego mu buryo bushariri, baratumirwa za Washington, mugasigara mwagumye kuvuga uti turi kumwe namwe nubwo bari kumwe na Kongo, wenda nayo mahitamo yabo yego, ariko ntago byari bikwiye kuko burya ijya kurishera ku ntuza. Nta kintu Kongo yamarira Burundi buri kuri iri ku capital ku birometero 2500. None se Air Force indege za Kongo ziramutse zibikwa Kinshasa i Burundi hagashya, sibyo? Kajugujugu kwanza ntiyava n'Kinshasa ngigere muri Stand DRC, byayisaba nk'iminsi myinshi igenda igwa ahantu iruhuka ihora igira gute. Nta ndege direct ya kajugujugu yava hari ngigere hano, yego, ntago bikunda ubundi. Ubwo yajya kuzimya Bujumbura iyi Kigali itarazimije kera. La proximité compte toujours. Umuntu muturanye burya kumubwire Sandrine, umuntu muturanye cyo mwitondera kunyara kose muraturanye ko byagenda kose abagomba guturana nawe ntaho yakwimukira. So ntawe mbwiriza rero nta n'ushyira agahato muri ibyo byose, ariko u Burundi n'u Rwanda bose birebye bakakora ama introspection buri gihugu ku kindi, bakava mu bintu bidahwitse bakajya mu bihwitse, byamera neza. Ubwo rero abaturage bitonde, bambaye haga bitonde niba bajye bavuga baziga. Niba generali baratuza ari mu Rwanda, urumva wembaye haga uri guprofita ukazana kubwiriza ubutumwa niba kibugira, ntabwo akigira ariko muri bwa mukamyemo kuko ivanjira asigaranye n'inkeya, asigaranye amatiku gusa. Urumva yuko yakwiye gufatiraho. Ntabwo gena nabone bifite raporoshema nk'ingi ngo nkomeze gutera amagambo. Ibaze nanjye ngomba guca bugufi cyane hakurikiza icyo abayobozi nibo kubona bakora, ntabwo ngomba kubikomeza kuzamura induru. Iri rero niyo mpamvu nakubwiye ishobora gutuma CNDD-FDD iramba kubana n'abantu neza. Kuko abantu bakuze kunshira ngo navuze ngo CNDD zasenyuka, ntabwo ngo ariko mfite condition nshiraho, urumva yego, ikoze biramba ikamera neza, yarama nk'abandi bose. Kibone ko urute na CNDD-FDD n'indi shyaka batekereza ryo byose rizanye amacakubiri nabyo byarangira. Ntabwo mbavuga CNDD-FDD gusa, nubwo CCM yabizana yarangira, ifite politiki y'amacakubiri. Nubwo RPF yagira amacakubiri nayo ubwo byagenda neza. Ntabwo mbavuga CNDD gusa rero, umuntu wese ufite politiki idashyiramo abaturage ubwo arirangiza, urumva rero abadede bazashyira bagenda bashyira utuntu ku ruhande, bicare biga amasomo maze baramere ko ubutegetsi bugucika gute. Ikibazo amacakubiri. Ntabwo wafungura iduka ngo uvuye ngo ugiye guha ngo ibirayi byawe ngo uri murokore ngo abahutu ngo ntagire umututsi unyinjira mu iduka. Ngenda navuze ari mu gukora ntuza alimentation, avuga ngo nta mututsi unyinjira mu iduka, ngo nta muntu unyinjira mu iduka mu Burundi. Ariko wumva ukuntu politiki y'amacakubiri ari mbi, bemera yuko iyo politiki igomba kubagenga muri kota ngo yo kugabana ubutegetsi. Yego. Kandi bakumva ntibayigenderaho mu maduka, ntibayigenderaho mu mabisi. Kuki batavuga ngo buri bisi rijya kuzura ngo bajye ari abatutsi barimo n'abahutu barimo, noneho ngo basanga ngo bagiye kugira bamwe basohotse baharira abandi. Ibintu bitari faisable, ibintu bidashoboka mu buzima busanzwe. Wowe ujya kubyubakiraho politiki na monagane. Mubakire ku bushobozi, performance na buri kimwe cyose. Hari mu Burkina uyobora ishami rya Atomique n'umudogiteri niba ari Dr. Sina, uheretse kuvuga ati u Rwanda rufite panafricanisme ifatika kuko bamuhaye akazi mu Rwanda ko kubera ikigo cya Atomique cy'imbaraga za Atomique. Avuga ati bini sawa rero ntibyarindiriye ko mu Munyarwanda. No kuvuga muri performance nubwo waba mu Zimbabwe abarundi bakabona urashoboye. Hano ikigo cya Rege ntikigize kuyoborwa no mu Israel, wenda n'abarundi bafite ibigo biyoborwa n'abandi bantu nk'abo ngabo. So abantu barebe ko ibintu bitawakinga ku level zose, forget ibyo bintu bijugunye muri puberi bigende mu bikure no mategeko, muzigamo kwesha performance. Performing ari ikindi essentiel n'umusaruro ari butanga. So udu politiki gutwe niba dukomeza rero 0 seconde, ariko nibagenda bigorora bikagenda neza nyine bakabana amahoro, aho bazasugira basagambe ibyo kurya byo mu gihugu bagendwa n'abasekuru, ibintu bizagenda neza. Uyu munsi mbazaniye inkuru nziza.
benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu. Igisubizo nta kindi ni Robes Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza, ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye serivisi zitandukanye, aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho, duhamagare kuri ino nimero 0788 93 24 14. Robes Meadows Villa Apartment, niwajura igisubizo.